ushobora kuvuga uti ntabwo nabonye awards 2025 igikorwa ngo awards 2025 igikorwa ngo muri aka kanya rero ntabwo natangira nkabashimira mbere yuko ntangiza n'ikiganiro tubaza kugutuma babwire ko bakwihanganira ubutaha bizakosoka gabo wabagarari kandi yes cyane cyo batoza cyari igikombe yaba godiyo urabizi ko bigenda ariko envelope bizajya amafaranga arimo nicyo bivuze. Icya kabiri cyabajijwe cyari ukubaza ngo twahembaga buri kwezi byagenze bite. Murabizi gufatanya ibikorwa wa mbere yaje kugenda bitari byo bikamaro bituma rero dushaka abandi abo twashakaga hari abo tuzakorana sezitaha mu ntabwo yaziramo hagati cyane ko umufatanya ibikorwa yagiye tugeze gukina journée kugira ngo dutegure uburyo ekipe nkuru mu gihugu zajya zimanukira rimwe zikajya mu majyepfo zikongera zikambizamukira rimwe zikajya mu burengerazuba. Twabipanze dutekanye ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni ukuzamura ekonomi y'igihugu. Iyo mugiyeyo amahoteli arakora. Icya kabiri tourisme iba yakozwe. Tourisme uburyo ikorwa abakerarugendo ntabwo ari abava hanze y'igihugu gusa. Gukera urugendo nawe n'undi nanjye arabikora. Ariko ikindi kiriho ni ukugira ngo abakunzi bacu b'umupira w'amaguru namwe abanyamakuru tubajyane muri mood ishimishije nk'iriya ugere kwa gatanu uzabugaruka ku cyumweru cya kuwa mbere match zarangiye. Icya mbere zose urazirebye, imwe tuyijyanye ubu indi tukazajyana ubutaha, wagenda mwahora mu nzira mugenda mugaruka, yego mwakora dépense nyinshi kandi ntimuryoherwe. Ariko hariya tuba twabahaye iyo show uvuga kandi bayabonetse. Ibyo rero twabirebye mu nzira nyinshi, harimo business, harimo tourism, ariko harimo no gufasha abajya kuzireba kugira ngo umukunzi wa yareba ya APR wa APR arebereyo kandi bose abikorera icyarimwe n'aba bacuruzi bacuruza. Twabizeza ko kira kiri kizahoraho, arabaje gitangira abashatse kukirwanya ariko tuguma kwizima kuko twari tuzi inyungu zirimo. Ubu nonaha ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu n'ubuyobozi bw'akarere ka Huye bose barampamagaye barambwira ati warakoze, watuzamuriye ekonomi yacu, abacuruzi bacu baracuruje, moteri yacu yaracuruje, twabonye ibyishimo. Bizahoraho rero nka Rwanda Premier League tuzakomeza kuberanira. Twanifuzaga ko iyo n'ingoma haza kuba hari ebyiri twakwiza tubikora kugira ngo hose bihagere. Ikindi nashaka kuvuga icyo kibazo kijyanye no kuvuga ngo hari umuntu wakira 4 5 6 ngo cyangwa ibi, reka mbanze mbabwire nabyumvise ari radio imwe nigeze kumva ibivuga ngo Musanze bayipangiye kwakira kenshi ibintu nk'ibyo. Reka mbanze mbabwire no mu bindi bihugu ku isi ikipe ishobora kwakira inshuro 1 2 3 ariko ntago birenga aho, ishobora gusohoka 1 2 3. Natwe bari niko bimeze. Icyabaye rero kuri Musanze bavuze ngo izagira inshuro 7, yari ipangiwe 1 2 3 igasohoka, nyuma ikazongera hakaza kuba ikintu nk'icyo. None icyaje kuba muribuka journée ya 27 twimuye tukayikora tukayizana kuri 21 ni journée ya 27 twagaruye imbere. Iriya journée niyo yateje icyo kibazo kuri Musanze gusa. Nuvuga ngo icyo gihe Musanze yagomba kuba yari yasohotse, ariko ko twayihinduye byisanga igomba kwakira, byabaye kuri ekipe imwe. Ibindi noneho byabaye bijyanye n'ibyo, ukajya kora kubona nk'ikipe yakiriye iwayo inshuro 2 3 kandi ariyo mu ntara, bituruka ku kibuga cya regional. Mubanze mumenye ku isi yose ikibuga kimwe cyakirwaho n'ikipe 2 cyangwa 3 nta bihari. Mu Rwanda dufite ubudasa, dufite ikibuga kimwe n'amakipe 8 yahoze ari 7 vizira azaziba 8.
buriya ukuntu babipanga nta muntu uvuga ngo bampangire ubipanga uwo muhungu uraho niwe bireba ariko siwe ni muri system abishyiramo ni ukuvuga ngo uramutse ubishyizemo ngo byikore ku isaha imwe ku munsi umwe Inyamirambo haba hari match 3 buri weekend zigahurana ntibikunda iyo bibaye rero icyo dukora nuko tuvuga ngo Bugesera yagombaga gusohoka ikaza gukina na APR Kigali tugahita duhitamo ko Bugesera itayakira APR kandi no ku munsi wanziriza yari yakiriye wenda Amagaju igasanga yakiriye kenshi no kuri Musanze n'ahandi bikaba byaba ni iki kibuga kibitera nuko ikipe kimwe cyakora cy'amakipe yo mu Rwanda arikinira ku kibuga kimwe